myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu mu gihugu cy'Ubudage, umugabo umwe yatangiye kuvuga amagambo yakururaga imbaga y'abantu. Yabasezeranyaga kongera gukora igihugu gikomeye, gukura abaturage mu bukene no guhesha Ubudage icyubahiro cyari cyaratakaye. Izina rye ryari Adolf Hitler. Mu ntangiriro benshi bamubonaga nk'umunyapolitiki usanzwe, ariko uko imyaka yagendaga ishira niko yagendaga yubaka ubutegetsi bukomeye bushingiye ku bwoba, urwango n'intambara. Mu gihe isi itaramenya ibyo ari gutegura, Hitler yari amaze kubaka imwe mu ngabo zikomeye kurusha izindi zabayeho. Hanyuma tariki ya mbere Nzeri 1939, amasasu ya mbere y'intambara ya kabiri y'isi yarumvikanye. Mu myaka yakurikiyeho ibihugu byinshi byarasenyutse, imijyi iratwikwa, miliyoni z'abantu zirapfa, ndetse jenoside yakorewe abayahudi bimwe mu mahano akomeye yabaye mu mateka y'isi. Ese Adolf Hitler yabashije ate kugera ku butegetsi? Iki cyatumye abaturage benshi bamukurikira, kandi ku cyamahanga atamuhagaritse kare. Kandi ni gute intambara yatangiye yahindutse iyi si yose? Uyu munsi kuri aka update tugiye kugaruka ku nkuru y'umugabo wahinduye amateka y'isi mu buryo bwateye ubwoba, Adolf Hitler. Ni intambara ya kabiri y'isi. Komeza mva kugeza ku musozo, kuko uko inkuru igenda ikomeza ni nako ibintu birushaho kuba bibi kurenza uko abantu benshi babyibwira. Mu mateka y'isi abayobozi benshi bakomeye cyane, ariko bake cyane nibo bahinduye isi mu buryo bwateye ubwoba nka Adolf Hitler. Umugabo yavanye Ubudage mu bukene n'akajagari, ariko abikora yubaka ubutegetsi bushingiye ku bwoba, urwango n'intambara. Mu myaka mike gusa yubatse ingabo zikomeye cyane, yigarura ibihugu byinshi, ateza intambara yahitanye miliyoni zirenga 70 z'abantu, ndetse jenoside yakorewe abayahudi bimwe mu mahano akomeye yabaye ku isi. Umunsi kuri aka update tugiye kureba ubuzima bwa Hitler uko yageze ku butegetsi, impamvu yatangije intambara, uko isi yahuye n'ingaruka zikomeye, n'uko ubutegetsi bwe bwarangiye. Adolf Hitler yavukiye muri Australia tariki ya 20 Mata 1889. Mu bwana bwe ntiyari umunyeshuri udasanzwe, yakundaga gushushanya ndetse yashakaga kuba artist, ariko ubuzima bwe bwahindutse cyane nyuma yo kujya mu gisirikare mu ntambara ya mbere y'isi. Nyuma y'iyo ntambara Ubudage bwari bumeze nabi cyane, ubukene bwari bwinshi, abaturage bashonje, amafaranga yatakaje agaciro, kandi igihugu cyaratsinzwe. Abadage benshi bumvaga basuzuguwe n'amasezerano ya Versailles yasabye igihugu cyabo kwishyura amafaranga menshi no kugabanya igisirikare. Hitler yabonye mu makuba nk'amahirwe yo kwinjira muri politiki. Hitler yinjiye mu ishyaka ryitwa Nazi Party. Yari umuntu uvuga cyane kandi ushobora gukurura abantu imbaga. Mu mbwirwaruhame ze yasezeranyaga kongera gukomeza Ubudage, yashinjaga abayahudi ibibazo by'igihugu, kandi asezeranya gukora igihugu gikomeye kurusha ibindi. Mu gihe ubukene bwari bwinshi, abantu benshi batangiye kumwemera. Mu 1933 Hitler yabaye chancellor w'Ubudage. Nyuma yaho yatangiye gufunga abatavuga rumwe nawe, afunga itangazamakuru ridashyigikiye ubutegetsi bwe, yubaka dictatorship ikomeye. Abantu benshi batinyaga kumunenga. Kimwe mu bintu byafashije Hitler cyane ni propaganda. Yakoreshaga radio, poster, amashuri, film n'imbwirwaruhame nini. Abadage benshi bumvaga ko Hitler ari we muntu uzabakiza. Abana bato batozwaga gukunda ubutegetsi bwa Nazi kuva bakiri bato. Hari n'umutwe wihariye witwaga Hitler Youth wigishaga urubyiruko ideology ya Nazi. Muri icyo gihe kandi abatavuga rumwe na leta barafungwaga, abandi bakicwa, abaturage bagatinyishwa. Hitler yari afite ideology ivuga ko abayahudi ari ikibazo gikomeye cy'Ubudage. Ibyatumye abayahudi batakaza akazi, bamburwa uburenganzira, amaduka yabo arasenywa, abandi bafungwa mu 1935. Hashyizweho amategeko yamburaga abayahudi uburenganzira bwinshi. Urwango rwakomeje kwiyongera buhoro buhoro, abantu benshi ntibabonaga ko ibintu bizagera ku rwego rwa jenoside. Hitler yatangiye kubaka igisirikare gikomeye rwihishwa, yigaruriye Australia, Slovakia n'utundi duce. Ibihugu byinshi by'Uburayi byagerageje kumuha ibyo ashaka kugira ngo birinde intambara, ariko Adolf Hitler ntiyahagaritse. Tariki ya mbere Nzeri 1939 ingabo z'Ubudage zinjiye muri Poland. Nyuma y'iminsi mike Ubwongereza n'Ubufaransa byose bitangaza intambara ku Budage. Nibwo intambara ya kabiri y'isi yatangiye ku mugaragaro. Mu ntangiriro z'intambara ingabo za Hitler zari zikomeye cyane, bakoresheje uburyo bw'intambara bwihuse bwitwaga Blitzkrieg. Mu gihe gito Poland yaratsinzwe, France iratsindwa, ibindi bihugu byinshi birigarurirwa.
abantu benshi batangiye gutinya ko Hitler ashobora gutegeka uburayi bwose. Mu mijyi myinshi ibisasu byaraturikaga, abaturage barahungaga, abana batandukanye bagana imiryango yabo. Jenoside yakorewe Abayahudi. Iki ni kimwe mu bice biteye ubwoba kurusha ibindi. Ubutegetsi bwa Nazi bwashyizweho kampu z'urupfu. Abayahudi, Abasilavu, abafite ubumuga n'abandi benshi boherezwaga muri kampu nka Auschwitz concentration camp. Muri izo kampu abantu bicwaga n'inzara, abandi bagakora imirimo y'agahato. Benshi bakicwa muri gas chamber. Miliyoni zirenga 6 z'Abayahudi bishwe muri Jenoside izwi nka the Holocaust. Isi yatunguwe cyane nyuma yo kubona ubwicanyi bwari bwarakozwe. Mu 1941 Hitler yafashe icyemezo gikomeye cyo gutera Soviet Union. Iyo ntambara yabaye mbi cyane, ingabo z'Ubudage zatangiye gutsindwa kubera ubukonje bukabije, ibura ry'ibikoresho no kurushwa imbaraga n'ibihugu byishyize hamwe. Nyuma yaho Amerika yinjiye mu ntambara, ibihugu byishyize hamwe birushaho gukomera. Uko imyaka yagendaga ishira, Ubudage bwatakazaga ibice byinshi, imijyi yabwo irasenywa n'ibisasu. Mu 1945 ingabo za Soviet Union zari zimaze kugera i Berlin. Hitler yari yihishe muri bunker munsi y'ubutaka. Yari azi ko intambara irangiye. Tariki ya 30 Mata 1945 Hitler yahuye hamwe n'umugore we Eva Braun. Nyuma y'iminsi mike Ubudage bwemeye gutsindwa intambara ya kabiri y'isi yarangiye itenya abantu barenga miliyoni 70. Nyuma y'intambara imijyi myinshi yarasenyutse, miliyoni z'abantu barapfuye, abandi babimpunzi. Isi yose ishyiraho United Nations kugira ngo bafashwe gukumira intambara nk'iyo. Abayobozi benshi banazi baciriwe imanza mu manza za Nuremberg trials. Amateka ya Hitler yigisha isi ibintu byinshi. Urwango rushobora gusebya igihugu n'isi yose. Propaganda ishobora kuyobya abantu benshi. Iyo abaturage batinya kuvuga ukuri, dictatorship irakomera. Jenoside n'ivangura bitangira mu magambo mbere yo kugera mu bwicanyi. Niyo mpamvu isi ikomeza kwibuka ayo mateka kugira ngo atazasubira ukundi. Adolf Hitler yatangiye nk'umunyapolitiki uvuga amagambo akurura abantu, ariko buhoro buhoro yubatse ubutegetsi bw'igitugu, ateza intambara ndetse isinjira mu bihe by'ubwicanyi n'akaga gakomeye. Intambara ya kabiri y'isi yahinduye amateka y'inyokomuntu burundu kugeza n'uyu munsi. Amateka yayo arakigishwa kugira ngo isi itazongera gukora amakosa nk'ayo. Ese wowe ubona byashoboka ko umuntu nk'uriya yakongera kubaho muri iki gihe? Niba ukunda inkuru nk'izi z'amateka asesenguye kandi zifite amasomo akomeye, ntibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Komeza kurikirana ko update aho amateka y'indukira inkuru zidasanzwe. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0788 305122. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.